aha rero namuyobozi araje uraducikira kutava aha natubiye Yakoze iki se kandi? uri bujyanye imiki wafashwe da wafashwe uri mu bake Nabwibye se. warabashinja cyane arabashinja Bae bakamba. mota uri muntu wo murebe ukore uko asabye ibintu ukare Kubona atari ubwa mbere mubonye uyu muntu. nibyo mbabwira umuziki ni byiza cyangwa mu rusengero dore n'umuntu kumusanga dore n'umuntu barice motari asanzwe banwara mota ndabeshye umuntu akugusanga aha ngaha buri gihe hasi yobozi yamuza hasi tabuci mota avuga ntabwo usanzwe unwa se kandi noneho bite ahubwo se nta kintu ufite wakinsijya kubyura ntabwo nkwizeye deni ugamije tw'inyine yeze ndakwizeye oya uranyizera man no ngira nsanga ngaha kandi ndi kurangira mu rugo we ntabwo byakunda man sijya ku gatelefone sibyo maze ubundi ugende mu rugo komande akunera imashini twize nawe ndanaguhemba man sibyo se urura hari urura gahunda mashini ubwira umukozi bitaga neza agira bakwita ndari yandika site uransanga ngaha aha ngaho yanga amapolisi umunsi nawe narakasa mutwe da heyawe bimeze bite mwana ese hano ugiye nahageze bimeze bite stop umurajya yesha impande ugendamo nuwaso nuwa nyuko niwanje hari umuntu uje kuri hano hirya uje kuri hano hirya ni yitwa nde bamwita Abudo uvuze Abudo abudo ko n'abatuzi mwizi karitsisha ahageze vuba ntabwo wapfa kumumenya iwanyu ni hano hepfo hepfo kwande hepfo ntabwo wapfa kuhamenya ntabwo uzi kuvuga vuga cyane numve ni hano hepfo man ese ntabwo uri kunyumva hasi abantu b'iki gihe mwabaye mutwe ukiri kunyiyenza bana twara abayigute bana twara abayigute hasi bite mwabyo mwa muri ku muhanda kugira ngo utangire abantu biyenze sani ibyo ufite aho yese mfite hano mwere ntabwo nje man hasi man bite byawe sani ibyo ufite nyine mera hano uranze cyane ntabwo njye n'ubwa mbere mubonye ibanyita setsa hano hari ingamba uzabona wese uzamubwira ko banyita setsa kandi amatelefone nikongera ikintu ndakica kandi na telefone yanjye man muzajye mwiyenza wayimere kora muri ubufatire ko na telefone wawe cyangwa wawe nzi ko wanjye n'uwawe hasi man mwagiye mureka kwiyenza ku bantu mubonye mutanazi nkwice se n'ibyo ushaka nkwice n'ibyo ushaka ntabikore zana n'ibindi ubwo ni nako ntabikore nimba uri umugabo iki kigabo naki ntabikore man bikore ntabikore kakino kabutisi base kandi none kandi umureza ntabwo umwana umurezi nuwahe yitwa nde atera n'igi mujyaga sana ruguje ntagiye kinyaka telefone munyereke ndamwe mani babaye ingegera tugende izintu kinkoreye mani yarara aha ngaha ni umusanzu yarari aha ni wari yitwa yego mani ara ikwase yego mani arayitwara telefone abashira yijyana kubeshyera iki cyica hano mani umuntu umugabo uresha bagutwaye telefone uragenda uraceceka uyu mani bari abatipe bameze nk'abantu banyweye itabi ntabwo wamenya ibyo urebye ukuntu ari kureba n'umusatsi yari afite isha ntabwo wahita wirukanga kabisa none se urabigenza ndahebye nyine nose byagenda gute ariko tuzahura mu bandi mwikanywereke wowe shaka ndi telefone ukoresha aha hantu kuba ni wayitwaye ntabwo ari wambere yijyanye hanyuma se ahantu usanzwe hazi bijura niba ntabwo maca mbyumva ariko sinigeze ni wowe wambere numvise buretse uzabibona nitumufata tuzamucurika uzabibona tuzamucurika aha ngaha oya reka basha n'umubwire umunezi hano wamutuma hano gusemana rero wakwigiriye shawanga bayi yakingiza nyine hari akamashini mfite hano kumva hari abantu dukorana hano hirya niko turi gucutinga umuziki ariko nyine bagira akamashini sibyo kugira ngo tumugende ukanzanire sibyo kuko njye nsuye ntabwo meri yakemera ko ngaruka ajya mu kindi sibyo kuzanira akamashini hano waretse se ukagenda ukakizanira ukansanga hano bakajyanira abahungu oya ikibazo ntabwo uri kucyumva abahungu ntari ahubwo ikibazo nuko njye nsuye mu rugo meri atakemera ko ngaruka none ubwo njye najya kuyikuzanira muri buryo
uragiye sibyo ukomanga maze ubaza umukozi bita Kalisa uvuga ati se arashaka iyi mashini aryo boniye hano ruguru ku gipangu cyo kwagura ahubwo se nta kintu ufite wakinsite kubyo ntabwo nkwize deni ugamije nyine yeze ndakwizeye oya uranyizera man no gira nsanga nga kandi ndi kurangira mu rugo we ntabwo byakunda man sijya ku telefone sibyo maze undi ngende mu rugo komande akunera machine cy'izina ndanaguhemba man yes urahari urahari ngomane machine ugira umukozi bitaga neza agira bakwita ndari yani kasete uransanga nga agira aha ngaho yanga Você puxou a cuna de cair. Ora mukingo uri ku. Telefone agera ito. Akirebaga nk'abaye turabundura mu mirabusa. Ya papa. Twara ariko tuzahurira kabisa. Telefone yanjye mwana nani cyumweru. Kibazo. Musore bite? Habaye iki? Nakibikiko nibyo narikiganira bitwaye. Bugutwaye iki se kandi none? Hano nsanze hano masanze mu mirabusa. Umusamanzu cyarambira ngo genza nire kamoje naruguru. Ubwo ati ntabwo umuntu w'umujene mwe yambeshye. Yari umusore usatse. Umusore byanwa wagira ngo yinywera ibimogi. N'ibisatsi by'amafuti. Amwizera mu kijya telefone yanjye garutse nsanga aho yarantumye nta kintu gihari. Byagoye bwira abagabo kuko ngo nyine nawe uriwe ni mugabo wabigira ute? Ahantu basigaye bambura abantu benshi. Ntabwo uri uwambere. Ntabwo uri uwambere. Yendera wa mugabo we. None nese ugiye akakagiye ukuri. Bize bigenze gute? Ariko hari icyo twakora. Twabimenyesha ubuyobozi bugahagurukira ikibazo kuko kirakabije. Abaturage turagiye kwa mahoro bamba n'imvura ibivuye ivanze mu bintu kandi ngo turaje no kumureba. Narivanze nyine ariko ngo nta kundi tuzongera tubonane ariko ejo mbona mu mudugudu tuzajya. Muri makeya tumufata. Ibyo byore ntabwo ari wowe wenyine. Sabro, ndakunda shima. Warura hari Cha, meze neza nta mutima mubi pe. aha nahise. Cha, aha ngaha nyine naha hirya. Urumva ari nari maze kuvugana n'umuyobozi. Ni gahunda aho tugiyemo. Ariko muri gahunda dufite ari umuntu ushaka. Kandi tugukekwa kuri muri gukekwa. Nanjye se Nawe ukiyaga. Ugukekwa. Wowe arega nukusa n'ubwanwa. Bagaragara nk'ushobora. Akundi wajumenya ubwenge. nawe urarengera. Wanangarakara nk'umuti. Ubundi wajumenya ubwenge. Wibiye ahantu uyu munsi. Ejo uragarutse, ejo ndagarutse. Wumva ibyo ncyakubwira ko ntabwo uri umujura. Uyibeshye pe. Okay. Nta kibazo. Umuyobozi ari kuza araje. Uya muyobozi se kandi. Ndacyakubwira. Umuyobozi araje agiye kugera aha ngaha. Aha. Rero na muyobozi araje. Uraducikira kutava aha. Naturiye. Yakoze iki se kandi? Uri bujyanye imikino. Wafashwe da. Wafashwe. Uri mu bake. Nabwije se. Warabashinja cyane. Arabashinja cyane. Cyane batanga. Mota. Uyu muntu wo murebe. Uko asabye nyine nuko areba. Atari ubwa mbere mubonye uyu muntu. Umuziki byiza cyangwa mu rusengero. Motari asanzwe barwara mota ndabeshye. Umuntu abo gusanga aha ngaha buri gihe. Umuyobozi yamuha hasi. Mota avuga ntabwo usanzwe urwara. Se kandi noneho bitewe. Oya, dore n'uburyo. Motari asanzwe urwara. Ibirabo byawe bimaze kuba byinshi. Iriye se kanije. Ahantu wagize. Arengana. Bamamagaye bambira ko kino gihugu nanjye ari cyo cyanyibye umwana. Bita byawe. Ni wati turi se kandi. Meze bita musore. Ajya se ko ejo ni wowe mani twahuye. Ni wowe mwana. Ngaho iki gihungu nagisanzwe cyanga kabisa. Wenda kuza. Oya mani tutagiye mu bintu byinshi. Uyu si umuyobozi. Wenda niwe wajya gufata mu mutwe. Ndi kubabwira. Izi telefone nakuremo n'iriya turebe. Uramo turebe.
so nizanjye Sibyemerewe kugukora. uyoboza izo telefone nizanjye ariko ndabona None se iyi telefone wamye ko yuko ari yawe. Iyi telefone. nizanjye da Iyi telefone ntabwo ari abanyambureka. zose nizanjye muyobozi ariko Wewe urarenga. motara nibyo mbabwira motara asanzwe Watazi ko nta mushobora kuba mufatanyije. Ngiye iyi telefone ngenda yizi neza ni ya Nokia yayinyamburiye hano ejo bundi. telefone zirasa Genda yizi ni inshuti yanjye iyi telefone yenda yizi. Kandi ifite mu mufuka wawe. Uri kumva na kwa umuntu uri kubeshya. uyu muntu umaze akora amatelefone bakorera hariya Garafure. Komera cyane. aruraho neza Nawe uraje. komere cyane Muyobozi. nuyaranze nuyaranze yakoze ibintu byiza mu mura. Nabivuga. funzira Nakoze ibintu bya telefone yanjye. Iri muri izi. Iri muri izi. Nayiteri. uretse kumubwira icyo wamusaba n'uyu uri umugabo uyu muntu ko yabwiye ko akora amatelefone motara aranze gusa Niyo mpamvu agendana amatelefone menshi. niyo mpamvu agenda n'amatelefone Telefone yanjye yaragiye kuri koperi nshyashya. uyu yanjye ari nawe wayikozera muyobozi ndaringana Uyu mugabo. Ukora telefone? Uyu mugabo. ndanazikora ahubwo Ukorera dore iyi niyo seta yawe Ifatira muri ntabwo muri bubwire telefone muragera mu uyu mirimo. nguyu arajya vuba. Ahubwo n'uyu motari iri kumva. Barajyana reka motari niwe nejaga Muzaza umuntu w'iki ngiye telefone yanjye nayibonye ni iyi. afite icyangombwa cy'ukwezi. Ubwo murabwira amapassword zanyu kugira ngo mbere kwari. Ngiye nayikubwiye. Uyu mugabo uramuzi. uyu nguyu iyi ni petit frère Mashini yawe nagenda yibura. Aburi ikigori. Mashini. Uratuza telefone yanjye shana gucamba. Ndajya no guhamagara papa. umukunzi ko akora amatelefone Kanjye guhamagara fiye ngiwe niwe we muzane Umva agatanga. Uyu uramuzi. Ndamuzi. Uyu mumotari uramuzi. iyi yasanzwe uyu ntwara nguyu ni umukiriya wawe yasanzwe ntwara umukiriya wawe Ahubwo nawe uricara. ngiye kwatsa moto yanjye niyo Wicara. abakoramo na Uyu mumotari murafatanya cyane. nakwihangana Oya nese ugiye gutwara moto. Maze ni moto yo wica. motari ararengana ariko nakwihangana Amureza rukubanza. Tatwica mu muntu. Umva. Bakambaho umwanzuro w'ibi bintu. Reka muyoboza tubwire ko Reka mbaho umwanzuro. sigaho ceceka. Uravugisha Ceceka we. Ambaho umwanzuro. Buri wese uri hano niba si telefone ari izanyu. Ambwira password yazo afungure tware telefone. Iri telefone ni izanyu. wanjye password telefone ni izanyu umuntu akora amatelefone ndabona Ayakora mu telefone. motari arabizi Aho mbo none ikintu gihari. abakanishi baba bafite ibintu Uravuga ko telefone ari izawe nawe bakavuga ko telefone ari izawe. Cyane uko tanze nawe bari kasi. Ariko urayima. Oya. amashini yagirisha Telefone ye muri izi ngizi nayibonye dore ngiyi niyo. Umva, banza wumve. mudeke maguruke Oya, banza wumve. Oya. reka bemba Motari wese motari waratwara izino kasi. ntabwo bibaho oya umva rata muyobozi Uratwara se uragenda. ntabwo Ntabwo uri buve hano. ko wambaye kasike oya rata Umva nyine ku kibazo ukuntu ariko se ndagwakure. oya ta Ndakubwiye ngo umva ukuntu bimeze. Telefone ngiye kuzitwara ndazitwara. Murakaki. Ukagari niho muzazisanga. Ukagari niho murazisanga. Gutera urwenya mwana. N'uyu Njye mbonye amahirwe gukora telefone yanjye Niho ngo mujyanye Uyobozi ni muzazisanga. Akagari turajyana. muyobozi ni izanyu Mwere. ni izanyu nanaho basi basa motari n'unzi Tumujyane. motari yasanzwe ntwara Tumujyane mwewe. Motari amutware. Oya mara ndarenga turamujyana n'ibirenge. mube mutware Aratwarana n'ubufatanye. Iyo mutubizi ibyubahiro byanyu. Haguruka tugende. Haguruka. Ariko ajya kuri moto. Ajya kuri moto. Najya kuri moto ajyana n'umuyobozi. Moto yacu. tumutendeke iyo wafatanye muyobozi Haguruka wacu tugende. Haguruka tumutende tugende. Tugende ku kagari mufata ndadutse. mara ndarengana da Muyobozi turagusaba akagari. Atari umujura reba amatelefone yaratwaye kunangara. yatumazeho ibintu da yarazimaze Uze gusanga akagari. Ariko si umugore. ekirari Gabo rwose. inama y'akazi
rekera